uhagarariye M23 aragaragaza ko ariwe Bernard Basimo yuko abarega u Rwanda ko ruri muri Congo bibeshya cyane. karara natwe none tukajya Aha naho hari harimo habera space kwa Godfather, reka mbareke mwumvire uko byari bimeze. Nibyo bibabaza nyine, ariko kuba twafatanya n'abavandimwe mu gucunga umutekano muri iyi region yacu, izi FDLR zidutesha umutwe. Undi ukurikiyeho ninde? Ni ndonaga nde donc dufate ni fact ni fake father nini Rwandema urahari? Okay, abantu bazamutse badafite icyo bavuga no kubera iki abatamanitse no kubamanura. Aje mbamanura abangabo. Jacques ifata ijambo. Murakoze cyane. Murakoze kasuhuze Godfather n'abandi bose, simba muri kunyumva neza. Turakumva neza nta kibazo. Okay. So reka mvuge ku tuntu tubiri. Icya mbere ndavuga kuri ibi bihano, noneho mvuge no kuri solution ntekereza. Nshobora kutabyumva kimwe n'abandi bantu, ariko ngewe iki kintu bita ibihano iyo bari kubifata gutyo mu buryo bumwe, nge mbibonamo nk'ikintu cyiza. Ati gute? Ibi twita inkunga, Godfather ndabona atari kubyumva kimwe nanjye. Ibi bintu twita inkunga cyangwa se ibyo baduhereza biri mu bintu byagiye biturera nabi. Cyane cyane Abanyafurika, ntitubashe gushaka ibisubizo by'ibibazo byacu. Tugara dutegerereje ko turi buze kubona ibisubizo by'ibibazo byacu ahandi hantu. Bityo ntitubashe gukora cyane. Sibyo? Ntitubashe gukora cyane. Izi nkunga yes ziragira impact kuba ziri kuvaho, ziragira impact. Hari amaproje ari buhagarare, hari imishinga myinshi iri buhagarare, ariko ni task abayobozi bacu bafite. Ni task abayobozi bacu bafite byo gushyiraho structure cyangwa se nk'ikintu nakwita nk'igihe bidasanzwe mu buryo bw'ubukungu, ku buryo habaho ko gukora cyane kugira ngo tuzibe kiriya cyuho, ako twishakamo ibisubizo by'ibyabaye, ariko no hakabaho ubukungu bugatangirira kuri fondasiyo ifatika idashingiye ku muntu uwo ari we wese. Sibyo? Nimba ari secteur zose, nimba ari secteur y'ubuhinzi ikaba ari secteur ihagaze neza, nimba muri education hakabaho education iri efficace. Sibyo? Muraza kureba narindi gutekereza kuri izi nkunga. Dukunda kugira inkunga nko mu burezi par exemple. Badutera inkunga mu burezi bakatubwira ati baduhaye scholarship runaka. Izo scholarship iyo zije ni nziza pe, ni nziza ko hari abantu bagenda bakajya kwiga, iyo tugize amahirwe baragaruka, ariko bafitemo ni win-win, cyane cyane muri bo bungukiramo, kubera ko tuzarebe bari abantu bagiye kwiga, iyo bagezeyo hafi 80% basigarayo barana abakozi babo. Sibyo? Nibo bungukiramo cyane kurusha uko twungukira muri ya nkunga baduhaye. Ibyo bituma tutabasha twebwe kugira ya mashuri yacu. Afurika nyuma y'imyaka ingana gutya ntidufite universite ishobora kuvuga duti iyi universite natwe irakompeta kuri urwo mpuzamahanga. Sibyo? Nujya muri secteur ya research, uzasanga muri research abanyafurika bacu bari mu bigo binini bikora ama research, ariko ntawe ushobora nta platform ya research dufite muri Afurika. Sibyo?
bose bakora hanze bitewe nuko abazi ubwenge, abo twita abazi ubwenge bacu bajyana bakabakorera, twebwe iwacu tugasigara nta standard n'imwe dufite. Urebe mu bintu byose dufite, nta standard y'inyafurika dufite. Turajya tugatira standard z'abafaransa, z'abongereza, z'abanyamerika, zahehe, inyinshi zakozwe ndetse n'abantu bacu, ariko twebwe ko batwimye wa murongo wo kubikora, sibyo? Bibungukira cyane kuturusha. Numva bikunze twahera from scratch, sibyo? Abayobozi bacu bagahera from scratch, bagashyiraho ibihe bidasanzwe, kandi natwe twabumvira. Biragoye, yes, biratuvuna, yes, ariko nibura turababara uyu munsi, kuko nabo kubyubaka ntago babonye inkunga. Babyubatse bavunika, babyubatse bababaye mu myaka 100 ishize. Ni step by step. Natwe tugomba kwivanamo cya kintu cyo kuvuga ngo turabategera amaboko, tubareke bagende, natwe duhere hasi, tuzamuke buke. Mu myaka 50 natwe iri imbere, ntituguruke. Ubundi ikintu cyatubayeho, twashatse kuguruka kugera aho bageze, kandi inzira baciyemo tutayiciyemo, ari ikintu kitashoboka. Niba duterura amaboko bakatugezaho bageze, umunsi baturekuye tuzagaruka tugwe hasi, dusubire hahandi twongere tuzamuke. Iki nicyo gihe rero cyo gusubira hasi, tukazamuka neza, twemye buke. Noneho abazaba bari mu gihe cy'imyaka 50, natwe bakazaba abantu bavuga ati okay, turifite, dufite ibyacu dukoreraho, dufite standard zacu dukoreraho, ntitujya gutira iby'abandi, sibyo? Biratuvuna, yes, ariko ejo natwe tuzaba abacu, abana bacu, abuzukuru bacu, abazadukomokaho baza bafite ijambo, baza bari kuri ya table. His Excellency yatubwira twishyiraho. Iyo bayigushyizeho, kigerageje bakagutera umugeri bakagukuraho, ariko nukora ukayijyaho uyimerita, ntawe uzayigukuraho. Nuko mbitekereza, niyo contribution yanyu. Murakoze. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ibintu uvuze nibyo, kandi niko bigaragara. Niyo urebye hari ibintu bavuga ngo iyo ugiye gutera imbere abakurwanya baba benshi. Ntabwo ari ku bantu gusa, n'igihugu kigiye gutera imbere ibihugu bikirwanya biba byinshi. Nahoze mbaha ingero, mutekereze igihe Afurika yazaba ifite inganda zikora ibintu byose dukura i Burayi, abanyaburayi bazabaho bati. Rero nk'abantu badutanze muri revolution industrielle, ntibashobora kwemera ko tugera kuri iyo level, kandi bazi ko igishobora gutuma tuyigeraho ari uko twaba umwe. Mu gihe rero tukiri ini, mu gihe rero twaba tubaye ini, ntabwo babyungukiramo, bazisanga bari, ahubwo imibereho yabo yarahindutse nk'iyo twari dufite mu gihe cyashize. Rero ibyo ntashobora kubyemera. Niyo mpamvu ruzi intambara igomba kurwanwa, ariko igituma kenshi tutanabigiraho muri Afurika nuko usanga ibihugu bimwe byumva iyo filozofi, ibindi ku nyungu z'abayobozi runaka ugasanga ntibayumva. Nibyo mu ruzi kurwana nabyo, ibihano niho bituruka. Ntabwo ari urukundo ibihugu byose bikunze Kongo. Nta nubwo mbabwiza ukuri, mu kanya network icitse mbivuga, ntabwo u Rwanda rufite amabuye y'agaciro ku buryo rutarakenera kujya gushaka amabuye y'agaciro mu bindi bihugu, kuko nayo rufite ntirayacukura. N'ububirigi bwakoze iyo karita burabizi ko mu Rwanda amabuye y'agaciro menshi cyane. So rero murumva niyo politike yo gushaka kwigira abazungu babarwanya, kandi muzabireba. Murebe Israel kugira ngo igere hano igeze, yaciye mu ntambara, ariko Israel ubu ngubu nubwo gifite intambara, ariko ni igihugu kitapfa guterwa ko kiboneye. Rero ibihano nk'uko Difada yavuze ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu wavuga ngo gifashe garanti. Ushwanye n'ibihugu bimwe bitatu, kimwe, 2, 3, 4, 5 kugenda kujya ku bihugu 6, ni izindi mbaraga ubutakaje. Ariko ibi bihugu nawe uzirikane ko nta mpuhwe bigufitiye kubera ayo mafaranga. Barayaguha, ariko ayo mafaranga niyo bahera ejo bagukubita bagusubiza hasi.
baraguha amafaranga, baraguha izo miliyoni magana 500 z'amadolari wubaka ibikorwa, ariko wumve ko naguha miliyoni 500 z'amadolari bo barakubonamo inyungu ya miliyari 2 z'amadolari. Ibyo rero ni ibintu mugomba kumenya. Kwigira byo tugomba kwigira cyane rwose, nabyo Abanyarwanda bagomba guharanira, ariko ntago ari ikintu kizaza gutya gusa ngo kize gutya, nta nubwo bizahera hejuru. Bigomba guhera ku muntu w'umuturage wo hasi, akumva ko afite uruhare runini cyane mu guteza imbere igihugu cye. Abayobozi baza ari moderator, bakagira ari regulator, ariko umuturage wese agomba kumva philosophy. Ntiyumve ngo inkunga yaje byacitse. Yego ni ikibazo gikomeye, sector izahagarara, ariko nawe ukagira aho ugira uruhare rwawe mu guteza imbere igihugu. Ndumva ari byo navuga. Nakomeza ndi muntu ufata ijambo, nahoze mbona asa nikomeza bangura kwita bangura, ndabona nta wundi muntu asabye ijambo kwita bangura. Nakoze ngiye gusubiza kuri Godfather ikibazo yarabajije kiri cyiza tugomba kwibazaho twe nk'Abanyarwanda. Ariko ubundi ese inkunga zabo nta ngaruka zishobora kutugeraho? Yego, izo ngaruka zirahari, ariko ingaruka z'inkunga zabo nagira ngo mbwire Abanyarwanda bari hano duteraniye hano, ntago zaruta ibizazane n'ibihe bibi twahuye nabyo 94, aho igihugu cyabaye a failed state, duhura no kubura abacu n'ibibazo byinshi bitandukanye, ikonomi iragwa, igihugu kirasenyuka, tucyubaka tuvuye hasi, ubu aho tugeze hari hashimishije. Uyu munsi rero impungenge z'ubuyobozi bwacu zifite ishingiro. Nta kuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje mu Rwanda Mbonyunkiza Ahmed Napoleon wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi n'inkiko gacaca kugira ngo aryozwe uruhare mu byo yakoze muri jenoside. Rero icyaha cya jenoside ntigisaza, uko wakwigira kose, aho wakwisha kose, icyaha kiragukurikirana kandi ubutabera bugahabwa abo warahemukiye. Icyaha cya jenoside rero ni icyaha kidasaza, aho wakwisha kose ntiwakwisha ubutabera, ntiwakwisha u Rwanda. Dusaba n'abandi bose bihishe iyo mu mashyamba, iyo mu mijyi igiye itandukanye ko bakwishyikiriza ubutabera, wenda ibihano byabo bikaba byagabanywa. Murakoze cyane. Ngira ngo icyatuzanye aha ngaha ni ukwakira umunyarwanda witwa Mbonyunkiza Ahmed Napoleon woherejwe n'igihugu n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Yoherejwe rero nyuma yaho muri Amerika yakoze ibyaha bijyanye no guhohotera abadamu, aza kwatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nyuma rero kurangiza igihano cye baje kutumenyesha ko bagiye kumuzana kumugarura, icyo bita deportation. Hanyuma turebye mu data zacu tuza gusanga arakatiwe n'urukiko rwa gacaca rwa Nyakabanda, aho yahamijwe icyaha cya jenoside. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha twaje kumwakira kugira ngo noneho tumumenyeshe icyemezo cye, icyemezo cya gacaca yakatiwe, kugira ngo tumumenyeshe n'uburenganzira bwe, kuko urubanza rwabaye adahari. Yabanishijwe adahari, birumvikana. Umuntu wabanishijwe adahari iyo agarutse icyemezo arakimenyeshwa, noneho agahabwa uburenganzira bwo kisubirishamo. Noneho ni iminsi 30. Mu minsi 30 kuva uyu munsi nagisinyira afite iminsi 30 yo gusubirishamo icyo cyemezo cya gacaca kugira ngo noneho atangire process izindi z'amategeko. Yahunze nyuma ya jenoside, wenda umwaka ntabwo mwibuka, ariko yagiye anagaruka, ubundi akajya no mu bindi bihugu. Ariko ikigaragara nuko nkuko nabibabwiye yaburanishijwe adahari, kuko byagaragaye ko ari ibikorwa yagiye akora bitandukanye birimo kwica Abatutsi, kujya mu nama zitegura ubwicanyi n'ibindi bikorwa bijyanye na jenoside. Ubu igikurikiraho arahita ajyanwa muri gereza y'Amageragere kugira ngo atangire igihano yakatiwe na gacaca. Ariko nkuko nabibabwiye, nubwo agitangira uyu munsi afite uburenganzira bwo gisubirishamo kugira ngo urubanza yongere aburane. Ubwo ni uburenganzira buteganywa n'amategeko.
mu minsi 30 nk'uko nabivuze nicyo kizakurikiraho. Ari muri Amerika mushobora mwari mwaratanze impapuro zimushakisha? Ntabwo twari twarazitanze, ariko burya tuba dufite amakuru menshi, ariko twaje kubimenya nyuma y'aho batubwiye ko uwo muntu bamufite. Turebye muri data zacu dusanga uwo muntu yarakatiwe na Gacaca. Niyo mpamvu twaje aha ngaha kugira ngo icyo cyemezo kimenyeshwe, noneho azatangire aburane nyuma amaze gusubirishamo urubanza. Wenda icyo navuga ni uko kuva mu mwaka wa 2005 uyu nguyu ni umuntu umunyarwanda wakoze jenoside woherejwe n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Uyu ni umuntu wa 7 kuva mu mwaka wa 2005. So bamaze kureza abantu 7 dushyizemo n'uyu nguyu, kandi hari n'abandi bakiriyo 17. Ngira ngo twebwe tubonye umuntu woherejwe mu Rwanda niyo yaba umwe, tuba dusanga ari igikorwa cyiza kiba gikozwe kijyanye n'ubutabera n'ubufatanye mu butabera. Turumva rero tuzakomeza gukora nabo, tubasabe ko n'abandi basigayeyo 17 ko bazakoherezwa kugira ngo baze, niba ari abakatiwe n'inkiko bakora ibihano byabo, niba ari abaza kuburana baze baburane. Nicyo twifuza ndetse no ku bindi bihugu. Ndumva ari ibyo ngibyo.